Turabashuhuje bene data mwese, nshuti bavandimwe, dusangira ibyigisho by'ishuri ry'isabato umunsi ku wundi, tubifurije kugubwa neza. Ni Ukwigize Jean Pierre ubasuhuza kandi ubifuriza kugubwa neza, ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka bibwire. Nitwa Nkundibiza Charles, turamenyeranye, maranye iminsi muri iki cyumweru twiga ibyigisho, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Arakoze cyane Charles, ni nawe ugiye kudufasha nk'uko bisanzwe mu ngingo y'uyu munsi, ku wa gatanu mu cyigisho cya gatandatu kitubwira ngo imikorere y'umwuka wera. Rero mbere y'uko tujya mbere kugira ngo adukomereze mu ngingo yacu y'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Turagushimiye data wera, tugushimiye urukundo rwawe uduharanira ibihe byose, tugushimiye ko waduteguriye ijambo ryawe ry'umutsima w'ubugingo kugira ngo turyige, kandi tugushimiye ko waduteguriye uburyo bwo kuryiga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo ijambo ryawe ritubere umutsima w'ubugingo kandi ridufashe, ndetse rizadufashanye n'abatwumva, abakurikirana iyi cano. Ndakwinjize kugira ngo iri jambo rigire icyo rihindura mu mibereho yabo, kandi natwe ubwacu byose tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu, Amen. amen. Akoze cyane, reka tumwakire tumuhe karibu kugira ngo adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Mwene data ni karibu. Murakoze cyane, ndongeye kandi ndabasuhuje, mugire amahoro. Nk'uko twari turi kumwe ejo hashize, ndagira ngo noneho uyu munsi dukomezanye ku ngingo ivuga ngo kugumisha amaso yacu ku kintu kimwe. Kugumisha amaso yacu ku kintu kimwe. Ndagira ngo sabe mwene data adushakira isomo riri mu Baefeso igice cya 2 ku murongo wa 8, kuko hano hari ikibazo cyabajijwe kigira kiti: ni ikihe cyigisho Nikodemu yaje gusobanukirwa nyuma yaho, kandi natwe ni irihe somo dukeneye kumenya tugahora turizirikana? Isomo dusoma mu Baefeso igice cya 2 ku murongo wa 8 riratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Arakoze cyane. Nimunyemerere nanone tumusabe yongera dusomere irindi somo riri muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 20 ndetse n'umurongo wa 21. Luka 13 umurongo wa 20 ndetse n'uwa 21 haragira hati: yongera kuvuga ati, ubwami bw'Imana ndabugereranya n'iki? Busa n'umusemburo umugore yenze akawisha mu myaka 3 y'ifu, kugeza aho yose iri butubukire. Amen. Amen. Arakoze rero, nimureke hano dusome aya magambo ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ni kuri page ya 99 ndetse no kuri page y'100. Haragira hati: akenshi havuka ikibazo kigira kiti, none se ni kuki hari abantu benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana, nyamara ugasanga nta vugurura rigaragara mu magambo yabo, mu mitima yabo no mu mico? Ni ukubera iki hari benshi badashobora kwihanganira ko imigambi yabo n'ibyo bagamije birwanywa? Bagaragaza imyifatire itejejwe, kandi bakaba bavuga amagambo akomeretsa y'ubushotoranyi no kubuza amahwemo. Mu mibereho yabo hagaragaramo kwikunda nk'ubw'ab'isi, kwikunda nk'uko ab'isi, ukwikanyiza, umushiha, uburakari bwa hato na hato nta mpamvu, ndetse n'amagambo mabi ntibiboneka mu mibereho y'ab'isi. Bafite ubwibone nk'ubwabo, bakurikiza ibyifuzo byabo bya kamere, bafite imyifatire mibi nk'iy'abantu batazi ukuri na busa. Impamvu ibitera ni uko batahindutse, ntibahishe umusemburo w'ukuri mu mitima yabo. Uwo musemburo ntibabonye uburyo bwo gukora umurimo wawo. Imbaraga ibakururira gukora ikibi, yaba iyo bavukanye n'iyo bimenyereje, nyuma ntiyigeze yegurirwa wa musemburo ngo uyikoresheho imbaraga zawo. Imibereho yabo ihishura ko nta buntu bwa Kristo bafite
kandi ko batizera imbaraga ihindura imico. Bene data, ahangaha nk'uko babidusomeye kandi nk'uko umujakazi w'Imana yatanze inama akadusobanurira uko dukwiriye kugumisha amaso yacu kintu kimwe, ntabwo dukwiriye kugira amaso areba mu ijuru no mu isi. Ntidukwiriye gukora ibibi n'ibyiza, gukora ibyiza gusa tukareka ibibi, tugafata inzira imwe, tukaba abakristo bahindutse mu byo dukora, mu byo tuvuga ndetse no mu byo dutekereza. Harakomeza hagira hati kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Aya magambo yanditswe mu gitabo cy'Abaroma cyangwa se mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 17. Ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura imico. Kristo yarasenze ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Aya magambo yaboneka muri Yohana 17 ku murongo wa 17. Ijambo ry'Imana iyo ryizwe kandi rikumvirwa, rikorera mu mutima, rikawutsembamo buri ngeso yose yanduye. Umwuka wera araza kugira ngo atwemeze icyaha, maze ukwizera kuvuye mu mutima kugakoreshwa n'urukundo dukunda Kristo, gutuma dusa nawe ku mubiri, umwuka w'ubugingo, ndetse tugasa nawe ku mubiri ndetse mu mwuka no mu bugingo. Ubwo nibwo Imana ishobora kudukoresha kugira ngo dukore ibyo ishaka. Imbaraga duhabwa ikora iturutse imbere mu mutima, ikagaragarira inyuma, ikatuyobora kugeza ku bandi ukuri twamenye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ase pastor, iyi ngingo uyumvise ute? Wumvisemo iki? Niki wakongeraho? Urakoze cyane mwene data Charles, Imana iguhe umugisha. Iyi ngingo irasobanutse cyane mu magambo yayo, ariko kandi sinabura icyo nongeraho nkurikije uko nyumvise, kuko namwe bene data mu dukurikiranye, tujye twiga ariko tunatekereze kenshi, twumve icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Hano Nikodemo yibwiraga ko ari umukiranutsi kuko yari umwigisha amategeko, niyo twakunze kugarukaho muri iki cyigisho, ariko mu kuri yasanze burya yibeshyaga, kuko yasobanukiwe neza iby'urukundo rw'Imana no guhindurwa mushya. Hano natwe turasabwa kugumisha amaso ku butunzi butagira akagero, turasabwa kugumisha amaso ku rukundo rwa Yesu. Turashaka kureka umwuka wera akaba mu mitima yacu nk'umusemburo ushyizwe mu myariko 3 nk'uko twabisomye muri Bibiliya. Nibiba bityo bizadufasha guhindura imibereho yacu, ariko nibitaba bityo tuzajarajaza amaso, twe guhinduka, dukomeze ubuzima bw'ubupagani twavukanye, kandi bizatugiraho ingaruka zitari nziza. Bene data rero ndabifuriza guhinduka nk'uko iki tegeko kiro kitubwira. Murakoze cyane. Urakoze pastor. Nimureke dusabe Imana kugira ngo binyuze mu mwuka wera idushoboze kugumisha amaso yacu ku kintu kimwe, cyangwa se mu yandi magambo duhanga amaso yacu kuri Kristo. Iryo sengesho nsaba nisabira, hamwe mbasabira, Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.